Bwenge we uri bwenge, bwenge we uri bwenge, bwenge yari umusore ariko uzi ubwenge. Akuzi ko bizagera igihe nkajya nkina dame y'ibiceri we. Nizere ko ari icyuma nyine. Uzeme tuhageze. Gusa wabaye bwenge urangije ubayikabyo urarenza. Mfakana. Ufite impano yo gushushanya. Ndumva babwira. Nibyo mwiga mu ishuri. Nshaka oya ni impano nyine ni ni impano ngiye Imana yanyihera. Numva babwira akantu nshaka gukora. Nshaka kuzabashushanya mwembi. kwese kadushangiye na mihigo. Ni na mihigo Kadushushanya so babishobora. Yate. Ngaho bwenge uzabikora none nzahita nkwemera birenze. Undi sanzwe nyemera. Ariko bwenge. Urabona uzadushobora ariko se kubera cyari twebwe uhisemo gushushanya. Nta nindi uzi gushushanya. Nyine urumva ibyo nibanga ry'akazi. Nibanga akazi usigaye ufite akazi. Akazi ko gushushanya nyine. Akazi ko Gushushanya gushushanya. urabizi neza. Aho kumva babwire. Jewe nshaka kubafotora ifoto muri telefone. Hanyuma nyine nzabashushanya ndi kubarebera muri iyo telefone. Ushaka uhisemo gukoresha telefone kugira ngo uzayifashishe. Nyine urumva ngomba kubashushanya ndi kubarebera ahantu. Ntareba guca nkahita nshushanya. Ntareba ngahita nshushanya. Ahubwo noneho ngewe nshaka kubafotora muri telefone hanyuma nkahita nkazabashushanya. Bwenge koko uzadufotora. Cyane. Shamana we umva akira udufotore kandi neza shamba. Urumva se? Ahubwo wowe reka nzimwerekere ikintu cyiza. Reka nze nkoresha iya mukuru wanjye ndi kubafotora kugira ngo nyine urumva we ntago uhora hano kugira ngo ibyo ari hano nzajye nyifata mbarebe mbafotore none umwebwe nzabahe ibyo nashushanije none. Okay, nta kibazo. Yemeze telefone. Ariko bwenge. Password ndayizi. Password ndayizi. Password ndayizi. Aho dufotore. Bo noneho. Okay, twigana selfie. Mwegera. Mwarangije kwegerana? Isha twarangije kwegerana. Kagafoto kazaba ari keza. Bo. Muri kuntu noneho bafoteye neza. Nzabashushanya mumeze nka gutya. Ariko rero murabona ko mfitemo n'indi mpano yo gufotora. Jewe ubundi nzi ibintu rega. Noneho ngubu ngiye gutangira kujya mbashushanya. Noneho ngiye nzabereka ibyo nashushanyije. Reka bwenge wemeze mihigo. Shabwenge no ufite ubwenge bwinshi. Sinambwiye se njyewe. Njyewe. Mbona ubundi rwose njyewe. Aha. Bwenge yari umusore ariko uzi ubwenge. Bwenge vipi se? Ntibito. Nitwe derukanye. Tuboranyeho. Aragiye uri. Nagiye nigira mu by'ubukomisiyoneri wallahi. Ariko buriya mwana nkamubaza. Uraka akazi k'abakomisiyoneri ndagakunda. Buriya kuko icyambere ikintu makunda ariko ntabwo ari byinshi. Buri kintu cyambere nkunda. Abakomisiyoneri barabeshya. Abakomisiyoneri aba nabandi. Reka nkwereke icyambere wakundira abakomisiyoneri. Nureba stepa mba ndiho. Kureba umuteguro mba magaze hari. Nubona? Oya bwira urabona. Byibuze bwira urabona. Ndabona. Ngaho none se wawurenganye abakomisiyoneri buriya mu bakomisiyoneri aba amafaranga kuko mba niturije ndi mu rugo ndakumva igiki ngwacakitse nkahita niramo agapantaro keza nkahita ngenda mu mudugudu ibyo ntabwo mbihakanye ariko abakomisiyoneri barabeshya habeshya n'abapirate twe turabumugarika nyine mva nkubwire mushyiramo amakabyo yo kubeshya umva urugero aro nshakira inzu ifite ibyumba 4 na salo ifite toilette mu nzu uti ndayifite akaza ukagenda ukamurebera inzu y'icyumba na salo ifite toilette hanze hanyuma uti boss iyi nzu iri mu gipangu iyi nzu iri ku muhanda iyi nzu dore ifite amashanyarazi iyi nzu none se bwenge ibyo ngibyo ntabwo aribyo bita kubeshya ibyo ngibyo nibyo bita kwinginga umukiriya ariko reka ibyo ngibyo tunabireka ako nta kazi buriya se nzagakora uzareba ariko uzazindira abari sawa aho ikintu cyakinze bwenge buriya dupfiki koko nk'ubu ndi inshuti ya mukuru wawe urabizi none se mbona mbaze nkubaze ubundi urashaka ko twiyunga kwiyunga ucishije make ukagabanya ubwenge bwawe nabonye usa nk'ufite ubwenge ufite ubwenge bwinshi kuko izina ni ryo muntu mva nyine mu bwenge mbwira tu ubundi ngewe ndi umuntu wumvikana ntabwo wumvikana mva nyine mu bwenge ntabwo wumvikana rwose
uramutse ubundi unaniwe kumvikana nanje nta n'umuntu mwazigera mwumvikana. aya ubwenge rwose icyambere ikihesi buriya ngiye rero ubwenge y'umaye amafaranga dukorana neza ahubwo nawe niba ushaka ko twiyunga ntagafaranga. ese kuki ukunda amafaranga kandi ukiri muto? kuki ukunda amafaranga kandi ukiri muto? ikindi kandi mukuru wawe buriya amafaranga yarayafite buriya ageze agenda atambuka abandi basabye tukavuga ngo mukuru w'uyu mwana yaragafashe agatambuka ariko bareba nyine mva mubwiye ayo nayo naya mukuru wanje nyine nanjye nshaka kugira ngo nzagere aho ageze mfite amafaranga. oya wowe humura cyari umwana ufite igihe cyo gukora imyaka urayifite imbere yawe ugakora ukagwiza amafaranga ushaka ariko ukajya uremera abantu nk'aka nose ubu reka manze mubwire ubaye utandemeye guca uzagira ngo ngenze nzakuremera mwa mbundi bwambanze ubwire ushaka iki reka mubwire naje hano bwa mbere mubwira kuri diru y'uwo mwana dore ejo muri doretse guhura hariya mu mucyamo munsi yo kwa Alphonse ndamureba nibonamo neza ndavuga nti se iki ni ikirahuri cyandemewe. buriya rero nanjye uriya mukobwa njya mureba kuva hasi kugera ku musatsi umeze nka ariko warawubonye ujya musatsi nawe nakureba ahita avuga ati murajyanye neza baravuga ngo ni mafi. noneho ubwo rero wowe kugira ngo neza mugushyiremo wese nta mafaranga dore bwenge wigeze ku mafaranga icyo mukundi uzigira imibare myinshi ugira imibare myinshi ariko mva kubwira ikindi buriya ntabwo bariye barabana buriya nubwo baba bakubwira batakirizwa ntabwo reka ese ntawe ushaka oya bwenge kubashaka byo biretse biriya ni ibintu hari ibyo utabona se none se ahubwo buriya bwenge reka ngende ariko kamusigire misiyo kandi uzihangane ikora kumva nibajya baza hano buriya baje kureba mihigo ujye unyarukutse inyara unsinyare mu rugo unsinyare mbwire ngo nze ndebe wowe nta kibazo ariko wowe subizi ku mafaranga ariko nyine oya wowe uzajya unsinyare ujye unsinyare nta kibazo nyine bwenge sinkorera ubuntu urabizi ku mafaranga ngiye ku mafaranga ntabwo gukorera pe ntacyo kuko nawe abeka ntangire nyashyire mu mibare ngo nayo ndayariye da nanjye ubwo ngubwo mbaho ahubwo uyu nawe ngomba kumushyira kuri lisite yabo ngomba kujya ndya amafaranga ahubwo buriya ariko se nzabipanga ntera buriya amahigo si ariko nzabitekerezaho nzabitekerezaho. ubwenge yari umwana ariko ubwenge ndabona tuhageze pe si heza ndabona hatikoraho umva n'abarimo nyine ntibikoraho ndaba ndeba cyane karibu nyine injira barase ni bande batugenderera ndabona ari abantu bashya nibaze basore ndi kubona ari amasura ntayazi umva nibaze basore sha ndabona ari amasura ntayazi bwenge bite ni byiza muze hano muhagaze aho uri we bakwitana nitwa Abi wese bakwitana akubwenge ibyo ni biki utangiye kuko we nigeze kukubona ariko narakwibaye ni ubwa mbere mbonye nyine ntabwo ari Aurore none se ubundi muragenzwa n'icyanga ubwenge yari umusore ariko